Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, kandi nishimiye ko wongeye gufata umwanya kugira ngo tubane muri kino cyigisho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana iduhana umugisha. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho cya gatandatu cyangwa se ingingo ya gatandatu ivuga ngo ibituma ubukwe buba icyaha n'inama zihabwa abasore n'abubatse ingo. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Majabu Areruya Tito. Mureke rero mbere yo kujya mbere mu cyigisho tubanze twiragize Imana dusenge. Mana yacu, turakuratse cyane ngo ubane natwe muri iki cyigisho, uduhugure ibyo wifuza ko tumenya twunguka, ndetse n'ibyo wifuza ko duhindura mu mibereho yacu bigerweho kubw'imbaraga za Mwuka Wera ukorera muri twe. Tugusaba tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ingingo rero tugiye kuganiraho muri kino cyigisho ni izi ngizi zikurikira: ni iki abarimbuwe n'umwuzure bazize, ari nacyo abo muri iki gihe bazazira? Mbese ni ibiki bituma ubukwe buhinduka icyaha dushingiye mu gihe cyabanjirije umwuzure? Mbese ni gute abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bo muri iki gihe barimo kwihutira kugera ku rugero rw'abo mu gihe cyo kwa Nowa? Mbese abakundana bategereje gushyingiranwa bagomba kwitwara bate? Ariko ubundi gusomana no gukoranaho ku batari bashyingiranwa cyangwa ibindi bikorwa bibyutsa irari, hari icyaha kibirimo? Nyuma yaho kandi turaza no kureba zino ngingo zikurikira: ni iyihe miburo yatanzwe ku basore n'inkumi, abagore n'abagabo, ku byerekeye kwirinda gutegekwa n'irari ry'umubiri ndetse n'iruba ry'ubusambanyi? Ni ibiki byatuma ubukwe buba ubwera? Mbese hari ikibi kiri mu kurya, kunywa no gushyingirwa ubwabyo? Mbese Yesu yigeze akuraho umuhango w'ubukwe cyangwa ngo ahatire abantu kubaho badashyingiwe? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuzeho ibinyujije muri Bibiliya ndetse n'ibitabo by'Umwuka w'ubuhanuzi. Nshuti muvandimwe, rero tugiye guhera kuri rino somo riboneka mu Itangiriro igice cya gatandatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa karindwi, aho tubona amateka y'ibyabaye mu gihe cy'umwuzure. Reka dusome twumve ko uko Bibiliya yabyanditse. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Aya ni amagambo atwereka ibyabaye muri kiriya gihe cyabanjirije umwuzure cyangwa se mu gihe cyo kwa Nowa, ubwo abantu bakoze ibyaha bitandukanye bigatuma isi iba mbi cyane kugeza ubwo Imana ifata umwanzuro wo kuyirimbura ikoresheje umwuzure. Hari ibintu by'ingenzi hano tubonyemo, ariko hano ntabwo babisobanuye mu buryo bwimbitse. Ariko uko turi bukomeze kwiga icyigisho turaza kubyimbikamo cyane, dusobanukirwe ukuntu abana b'Imana bashyingiranywe n'abana b'abantu. Ese bishatse kuvuga iki? Ese uretse izo gahunda zijyanye no gutegura ibirori by'ubukwe ndetse n'imyiteguro y'ubukwe muri rusange ishobora kuba ikibazo, ikaba yatuma n'ubukwe buhinduka icyaha, ubundi ibindi bintu runaka bishobora gutuma ubukwe cyangwa se inkundo z'iki gihe z'abasore n'inkumi zihinduka icyaha ni ibiki? Nibyo turi buze gucukumbura, kandi turaza no kureba imyitwarire abasore b'iki gihe bafite ndetse n'abubatse ifitanye isano n'ibyari biriho mu gihe cya mbere y'umwuzure. Ariyo mpamvu abantu bagomba kwitonda cyane bakitwararika kugira ngo ibyo bitazaturimbuza, ahubwo abantu bakabicika bakabyihana. Ikintu cya mbere rero tugiye kureba icyo abo mu gihe cyo kwa Nowa bazize.
ese abantu bo kwa Nowa, abantu babayeho mbere y'umwuzure, bazize iki mu by'ukuri? Kandi tugiye kureba n'ibintu bishobora gutuma ubukwe buhinduka icyaha. Ndetse turaza kubona ko mu gihe cyo kwa Nowa hari ibintu byakorwaga aribyo byatumye ubukwe bwo mu gihe cyo kwa Nowa ahanini bwarahindutse icyaha, ndetse n'uyu munsi bikaba bishobora kuba bikorwa, cyangwa twe tukaba dushobora no gukora ibiruta ibyabo. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 48 ndetse na paje 49 niho tugiye gusoma mu gitabo cya hard copy, hanyuma mu gitabo cya soft ni paje 71. Reka dusome twumve ukuntu Ellen White yabyanditse. Ibyaha byatumye isi ya mbere y'umwuzure yiturwa ibyo yakoze n'ubu biriho. Mu mitima y'abantu ntihakibamo gutinya Imana, kandi amategeko yayo ntibayitayeho ahubwo barayasuzugura. Icyo ni icya mbere, kuba abantu batita ku mategeko y'Imana. Uko byari bimeze mu gihe cya kera n'ubu niko biri. Kristo aravuga ati, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba, nk'uko biboneka muri Matayo 24 umurongo wa 38 ndetse na 39. Imana ntiyabahoye kurya cyangwa kunywa, yari yarabahaye amatunda yera ku isi ngo abatunge. Icyaha cyabo kwari ugukoresha izo mpano batazishimiye iyazibahaye, maze bagatwarwa n'irari ry'inda zabo nta rutangira. Reka rero noneho dusesengure twimbike neza mu cyigisho, turebe kimwe mu bintu bya mbere byatumye ubukwe bwabo cyangwa se bwo mu gihe cyabo bwarahindutse icyaha ni ikihe. Mu gihe cyo kwa Nowa ubukwe bwabaye icyaha bitewe no gushyingiranwa n'abo badahuje kwizera. Iyo ni yo ngingo ya mbere, ari nayo twasomye muri rya somo riboneka mu Itangiriro igice cya 6. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 39 ndetse na paje 40 mu gitabo cya hard copy, ndetse paje 55 mu gitabo cya soft. Nawe yaranditse ati, ariko uko ibihe byagiye bihita mu buryo batazi, abana b'Imana bagiye bivanga ni ruto n'abatuye mu bibaya bakomoka mu rubyaro rwa Kayini. Uko kwifatanya byagize ingaruka mbi cyane. Abana b'Imana babona abakobwa b'abantu ari beza, nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 2. Abana ba Seti aribo hano bitwa abana b'Imana, abakomotse kuri Seti wa wundi Adamu yabyaye mu cyimbo cya Abeli wari wapfuye. Seti rero nawe yubashye Imana ndetse n'abamukomotseho, bityo bitwa abana b'Imana cyangwa se abubaha Imana. Babenguswa abakobwa bo mu rubyaro rwa Kayini. Aho mu rubyaro rwa Kayini kuko bari barashayishije, bo biswa abana b'abantu. Maze uku gushyingiranwa kubabaza Imana ubwo babashakagamo abagore. Ni ukuvuga ngo bagiye gushaka mu bwoko bubuzanyijwe, bagiye gushaka mu bapagani, mu banyabyaha, mu batazi Imana. N'uyu munsi birakorwa aho umwizera ashakana n'abantu batarabizera, badahuje amahame bizera y'itorero. Benshi mu bubahaga Imana bashutswe n'ibihendo byahoraga imbere yabo, maze bagwa mu cyaha, batakaza imico ikwiriye, imico y'ubutungane, kubwo kwivanga n'abivuruguse mu byaha. Bahinduka nkabo mu mibereho no mu bikorwa, birengagiza itegeko rya 7 bararyica, maze batangira gushyingiranwa hagati muri bo. Itegeko rya 7 ribuzanya ubusambanyi naryo bararyishe, batangira kwivanga, barashyingiranwa mu buryo Imana itemera, ndetse bisha no mu nzira z'ubusambanyi. Ibyo byose byatumye ubukwe bwo mu gihe cyo kwa Nowa buhinduka icyaha. N'uyu munsi iyo bikozwe bitya, abantu bagakora ubukwe Imana idashima, bagashyingirwa n'abo badahuje kwizera, ubwo bukwe bwabo bari icyaha, ntabwo ari ubukwe Imana ibishyigikiye. Abana ba Seti bagendeye mu nzira za Kayini bitewe no kwivanga, nk'uko biboneka muri Yuda umurongo wa 11. Berekeje ibitekerezo byabo ku butunzi no ku munezero by'isi, maze ntibita ku mategeko y'Uwiteka. Nubwo bazi Imana ntibayihaye ikuzo, kandi ntibayishimiye nk'uko biyikwiye, ahubwo ibitekerezo byabo byabaye imburamumaro, kandi ukujijwa kw'imitima yabo kwatumye bahera mu mwijima, nk'uko biboneka mu gitabo cy'Abaroma igice cya 1 umurongo wa 21. Nicyo cyatumye Imana nayo ibareka ngo bagire ibitekerezo bigoramye, bakore n'ibidakwiriye.
nk'uko biboneka ku murongo wa 28. Icyaha gikwira isi nk'ibibembe byica. Izo ni zimwe mu ngaruka zabayeho nyuma y'uko gushyingiranwa kubabaje kutari kwemewe n'Imana. Ariko si ikindi kintu cya kabiri cyatumye icyaha cyabo kirushaho gukomera kugeza ubwo Imana yahisemo kurimbura abari batuye isi bose. Ni ikihe? Tugiye kureba mu gitabo cy'Inama zigirwa itorero, paje 165 mu gitabo cya Soft. Mu gihe cyo kwa Nowa, ubukwe bwabaye icyaha bitewe no gusayisha mu kurya no kunywa. Noneho tugeze ku ngingo ijyanye n'imirire. Mbese muri iyi minsi ntabwo hariho gushayisha mu byo kurya no kunywa? Reka turebe. Mu gihe cyo kwa Nowa, gushyingirwa kwari kwiza. N'ubu kandi gushyingirwa ni kwiza. Niba icyo cyiza gikozwe mu buryo butunganye, ntikibemo kurya no kunywa bishayishije bizana icyaha. Ariko mu gihe cya Nowa, abantu bashyingirwaga batagishije Imana inama cyangwa ngo bashake inama yayo yo kubayobora. Ni ukuvuga ngo uretse kuba barakoraga ubukwe cyangwa se bakajya muri gahunda zo gushyingirwa batagishije Imana inama, nanone habagamo kwinezeza no gushayisha mu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ugasanga nta kindi kintu abantu barimo baratekereza, ni ukurya, ni ukunywa, nibyo bashyizeho imitima. Hanyuma kandi bya biryo bakabirya batabishimiye Imana. Ibyo bintu nabyo ubwabyo ni ibintu bituma ubukwe buhinduka icyaha. Birumvikana ko ubwo n'amategeko ajyanye no kwirinda mu mirire ndetse n'iminywere nayo barayica, bakarya ibidakwiriye, bakarya ingurube, bakarya n'ibindi bitandukanye by'Imana yabuzanije, bakarya inyama z'amatungo yapfuye, bakarya ibitandukanye Imana yabuzanije. Ibyo byose byangiza umubiri, insenda, amakawa, ibiriya byose ni uburyo bwo gusuzuguza Umuremyi. Kandi iyo mu ntekerezo z'abantu mu gihe cy'ubukwe zatwawe no gushayisha no kubivyarara mu byo kurya no kunywa, ubwo bukwe buhinduka icyaha nk'uko hano tubisomye. Reka turebe noneho ingingo ya 3, nayo iri mu byatumaga ubukwe bwo mu gihe cyo kwa Nowa buhinduka icyaha. Ubukwe bwo kwa Nowa nanone bwabaye icyaha bitewe no gukora ubukwe bugamije guhaza irari cyangwa iriba ry'umubiri ku bagamije kubana. Aha ni ibijyanye n'umubiri, irari ndetse n'iroba by'ubusambanyi. Iyo ari byo bishyizwe imbere mu muhango w'ubukwe, nanone ubwo bukwe buhinduka icyaha. Turaza kwifashisha igitabo cy'urugo rwa Gikristo ndetse turasoma n'igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Reka duhere mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, paje 102 mu gitabo cya Soft. Nawe yaranditse ati: mu gihe cya Nowa habayeho urukundo rw'irari rya kamere rusayishije ku cyo Imana yageneye kuba cyiza, bituma gushyingirwa kuba icyaha imbere y'Imana. Hariho benshi bazimiza ubugingo bwabo muri iki gihe isi igezemo bitewe no guhurira mu bitekerezo byo gushyingira no gushyingirwa kurera. Ariko muri iki gihe cy'umwaku, uko gushyingirwa kuzuyemo ibibi by'uburyo bwose gukorwa mu buryo bubi, none kwahindutse icyaha kimwe cyo mu bimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Ndetse gushyingirwa kumera nk'uko mu gihe cyabanjirije umwuzure ubwo kwari icyaha. Aha ngaha rwose babigaragaje ko bitewe n'urwego abantu bari bamaze kugeraho mu gihe cyabanjirije umwuzure, gushyingirwa kwabo kwari kwaramaze guhinduka icyaha. Ariko ngo n'uyu munsi bitewe n'uko abantu benshi usanga icyo bashyize imbere ni irari ry'umubiri, ariko noneho ntibibe kubikora muri gahunda Imana yabigeneye, ahubwo abantu bakarengera bagakoresha imibiri by'Imana itayigeneye. Ntabwo dushobora gutanga ingero runaka ngo iki n'iki, ariko Bibiliya ifite uko yabivuze ngo iyo umuntu ari gukoresha umubiri ibyo utagenewe aba ari kuwangiza. Uyu munsi birakorwa. Niba ari akaboko kagomba gukora icyo kagenewe gukora, ariko niba akaboko karimo karakoreshwa ibindi bintu kataremewe, niba ingingo z'imyororokere ziri gukoresha ibyo zitagenewe, niba abantu bari kuryamana n'inyamaswa, bakaryamana n'abantu bagenzi babo, cyangwa umugabo n'umugore bakaryamana mu buryo bushayishije ubwo Imana itigeze iteganya ko ariko bugomba kugenda, ibyo byose ndetse hakiyongeraho no kuba abantu niba bageze mu rugo ni ukwinezeza gusa mu kuryamana, nibyo bitekerezo bafite muri bo, nta kindi kintu kindi bazabasha gukora, bazajya birirwa muri ibyo gusa.
Ibyo byose nabyo ni ibintu ngo bituma ubukwe buhinduka icyaha, kuko imibereho yacu ibereyeho guhimbaza Imana, ntabwo tubereyeho kunezeza gusa bagenzi bacu ngo abe aribyo bidutwara ubugingo bwacu bwose. Amategeko yashyigikiraga gushyingirwa. Tugiye gukomeza noneho turebe mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi ukuntu babisobanuye. Gushyingirwa byari muri gahunda y'Imana, kandi yari umwe mu mihango yashyizeho. Umuremyi yatanze amabwiriza y'umwihariko yerekeye umuhango, aho wambika umwambaro wo kwera n'ubwiza. Nyamara aya mabwiriza barayibagiwe, maze umugambi w'abashakanye urahindurwa, bawukoresha gushimisha irari ryabo. Murabona ko gahunda yo gushyingirwa Imana yateguye ko ari umuhango mwiza, iwambika kwera, irawubahisha, kandi ni umwe mu mpano zikomeye cyane abantu babashije gusigarana nyuma y'uko Adamu na Eva birukanwe muri Edeni. Uretse isabato ndetse n'umuhango wo gushyingirwa, nta kintu na kimwe babashije kurokora, ariko ibi nibyo basigaranye, na n'ubu bikaba bigihari, bikaba ikimenyetso gihoraho cy'uko ari Imana yashyizeho iyo mihango, kandi akaba ari imihango yera, akaba ari iminsi itazibagirana, iminsi ikomeye Imana iba igomba guhabwa icyubahiro no kwigaragaza. Ariko abo mu gihe cy'umwuzure ndetse n'abo muri iki gihe uyu munsi, iyo bafashe ya gahunda y'ubukwe bakayicurika, ahubwo ugasanga umugambi w'abashakanye nta kindi kintu bari gutekereza bumva bazakora, ahubwo bizaba ari ibyo gushimisha irari ryabo gusa. Mbese bavuga ubukwe umuntu akumva ntagire ikindi yumva, akumva ibijyanye no gushimisha irari ry'umubiri. Iyo mitekerereze ubwayo ndetse n'iyo migirire ituma ubukwe buhinduka icyaha. Ubwo rero noneho tugiye kureba, ese ko tubonye ibyo abatubanjirije by'umwihariko nibyo twibanzeho, nibyo twatinzeho, ababayeho mbere y'umwuzure. Ariko si uyu munsi abakobwa bacu, abasore, abagabo n'abagore bari kwitwara bate, by'umwihariko kuri iyi ngingo y'itegeko rya kane mu bijyanye no gusambanya? Uyu munsi turaza kuyitindaho cyane, kuko no mu nyandiko bayitinzeho cyane. Tugiye guhera ku bakobwa n'abagore, uko imyitwarire y'abakobwa n'abagore benshi ariyo nyirabayazana w'ubusambanyi bwinshi bukorwa muri kino gihe. Ariko tugiye no kureba n'icyo basabwe guhindura. Umugore Satani yaramwifashije kugira ngo ashuke umugabo, ariko no guhera icyo gihe ndetse no kugeza no muri iki gihe, hashize imyaka hafi 600, Satani aracyakoresha umugore cyane, by'umwihariko ku kintu kijyanye no gusambanya. Kandi ngo abakobwa benshi tugiye kubibona ibyo bakora n'ingaruka bigira, abagore nabo ibyo bakora n'ingaruka bigira. Tuze no kureba n'inama bahabwa, nyuma turaza no kureba ku ruhande rw'abagabo. Turaza no kwimbika tugende tugere noneho ku bantu batarashyingirwa, ese umusore n'inkumi bakundana bagomba kwitwara bate? Turifashishije inyandiko. Ariyo mpamvu mpora mbasaba ngo mujye mumera nk'abantu b'i Beroya. Niba nsomye ibintu ntugahite ubyizera ngo niko byanditse koko, ujye ugenda nawe wifatira igitabo ubisome, ubigenzure niba koko ari byo, kandi ubisome usenga kugira ngo Umwuka Wera aguhishurire ibirenze ibyo njye nagerageje kuvuga mu cyigisho. Tugiye guhera rero muri kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo, paje 290 kugeza kuri paje 292 mu gitabo cya Soft. Ariko kandi reka duhere muri ino somo riboneka muri Bibiliya, Yesaya igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza wa 17. Haranditse ngo, kandi Uwiteka aravuga ati, abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi, barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Iri ni isomo rivuga ku bakobwa b'i Siyoni, abakobwa bo mu itorero, abakobwa bavuga ko ari abakristo bizera, ariko ugasanga ngo barangwa n'ubwibone kandi bagenda bashinje cyangwa se bashinze amajosi. Ariko kandi ngo mu maso yabo wabareba ukabona amaso yabo ubwabo, indoro, ijisho ryabo ririmo ubuhehesi, hanyuma ubundi ngo bakagenda bacinya inzogera. Ibyo ni bagaragaje n'ingaruka zizabageraho ndetse n'uburyo Imana izabahana. Ariko noneho tugiye kureba mu buryo butari imvugo shusho gusa, ahubwo tugiye kureba imvugo ngiro, turebe babikora bate, bigenda bite, bagirwa iyihe nama. Kandi si abakobwa gusa, ahubwo n'abagore muri rusange. Reka dukomeze noneho turebe amagambo aboneka mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo kuri za paje navuze. Reka hano twumve ukuntu nawe yabyanditse.
ni ku ngingo ivuga ngo abagore bakwiriye kugira imyitwarire ihanitse. Ndandika ibi mfite umutima ubabaye. Abagore b'iki gihe, abubatse n'abatari bubaka, ni ukuvuga ngo yaba ari abagore bafite abagabo, yaba ari n'abakobwa batari bubaka, akenshi ntabwo biyubaha nk'uko bikwiriye. Iyo ni ingingo ya mbere igaragajwe. Akenshi ntabwo biyubaha nk'uko bikwiriye. Bakora umurimo w'ubushukanyi wo kureshya abagabo, bashakisha uko abagabo bashyingiwe n'abasore batarashyingirwa babitaho, kandi abatagira imbaraga z'ubwenge bafatwa n'iyo mitego. Ibi bintu biteye ubwoba, aho usanga ngo abakobwa n'abagore buri wese ashakisha uburyo igitsina gabo kimwitaho, kikamureba, kikamwitegereza, abantu bose akaba ariwe bahanga amaso. Nuko rero ngo abagabo badafite imbaraga z'ubwenge batabasha kwitegeka kuri iyo ngingo barafatwa mu mitego, nk'uko abahigi bashobora gutega imitego iri bushibukane inyoni ndetse n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba. Amakosa nk'ayo iyo yirengagijwe byica ubushobozi bw'ubwenge kugeza ubwo gukora ibidakwiriye bidafatwa nk'aho ari icyaha. Ni ukuvuga ngo iyo amakosa nk'ayo yirengagijwe, wa mukobwa akitwara uko yiboneye, agashaka uburyo bwose areshya abagabo n'abasore, maze bikirengagizwa n'umugabo ntabyiteho, agashiduka yaguye mu rushundura. Birangira rero ibyagomba gufatwa nk'aho ari icyaha bifashwe nk'akantu korohejwe, kugeza ubwo bagwa mu busambanyi, ariko bo ntibabyite icyaha kuko biba byaje gahoro gahoro, bo ntibabone aho bari kugana. Bityo rero mu bwenge ngo hakavukamo ibitekerezo bitajyaga kubaho iyo umugore yigumira mu mwanya we wo kwiyoroshya no kwiyubaha. Icyo gihe ibitekerezo byo birahinduka, ibitekerezo by'umukobwa, by'umugore, kuko yabonye yamaze kugwa mu cyaha, atangira noneho kwiremamo ibitekerezo bishya byo kumushyigikira mu mafuti ye, ariko mu ibyo bitekerezo ntabwo yari kubigira iyaba atarageze aho ngaho. Umugore ashobora no kuba atari afite umugambi mubi ngo abe yabanje kubitekerezaho, ariko ibyo ntabwo byamubuza kubera igisitaza abagabo bashukika bari bakeneye ubufasha bwose kuba bahura nabo bose. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko n'umugore ashobora kugusha abagabo, umukobwa nawe ashobora kugusha abagabo n'abasore, ariko ntabwo buri gihe aba yabitekerejeho ngo abitegure. Ashobora no kubikora atabizi, ashobora no kubikora abizi, ariko nubwo yabikora atabizi, ibyo ntabwo byatuma udahinduka igishuko. Kandi na Bibiliya iravuga ngo ibigusha ntabwo bizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Rero we muntu uri guteza ibigusha mu bandi, abantu benshi baravuga ati uko nambara ntacyo bitwaye, ninshaka mbe nambaye nabi, undeba niwe ufite ikibazo. Ariko iyo uvuze ngo ukureba niwe ufite ikibazo, hanyuma wowe ubwawe ukagaragaza ko uri umwere nubwo wakoze ibitera, wakoze ibyanduye, ariko ugashaka kugaragaza ko uri umwere, icyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko ahubwo nawe wanduye. Ni icyerekana ko nawe wayobye, uri mu nzira mbi, kandi izo ngaruka urimo urateza ku bandi Imana izazikubaza. Niyo mpamvu by'umwihariko bashiki bacu, abagore, abakobwa, bagomba kwitwararika bikomeye cyane, kugira ngo n'ibyo we yakoraga yibwira ko ari byiza, niba abona hari abo bigusha, agomba kubihagarika. Tuzaza kurushaho kubisoma mu cyigisho no kubyiga neza, kandi Imana yiteguye kuduha gucukumbura no kwisobanukirwa neza. Ingaruka rero zibaho ni izihe? Ibibi byinshi byakumirwa umugore aramutse agira amakenga, aramutse yiyubaha, adakabya kwisanzura n'abo badahuje igitsina. Ibi nabyo ni bimwe mu byo abakobwa n'abagore bakunda gukora cyane, kandi biteza ingaruka zikomeye. Kwisanzura cyane ku gitsina gabo, ahubwo umugore akwiye kugumana kwifata ko mu rwego rwo hejuru ndetse n'umunyangamugayo. Ni ukuvuga ngo kwisanzura cyane kuba badahuje igitsina ntabwo bikwiriye. Biri mu bintu bya mbere bireshya abasore n'abagabo, kandi bikabagusha mu byaha. Umukobwa wese n'umugore wisanzura ku bagabo cyane, umukobwa akisanzura ku basore bagenzi be, agatangira kubita utuzina ngo bano ngo ni basaza banjye, ngo bano nabo ngo bahindutse basaza banjye. Ngo kubw'ibyo rero izo mbibi zose, ndetse byonyine ayo masano mashuri kurema kandi adahari, kugira ngo ubone uburenganzira bwo kwisanzura cyane birenze iby'Imana yemera, uba uri mu nzira igana mu bishuko, kandi nabo ngabo ukabagusha hehe mu bishuko. Reka dukomeze twumve inama zahawe bashiki bacu. Inoti yaranditse ati: hashize igihe kirekire mfashe umwanzuro
wo kubwira barumuna banjye ko nkurikije ibyo neretswe n'Uwiteka inshuro nyinshi bazabazwa iryo futi rikomeye cyane. Ntibirinda igisa n'ikibi cyose, ntibagira amakenga mu myitwarire yabo nk'uko byagakwiriye abagore bavuga ko ari abakristo. Amagambo yabo nayo ntiyatoranyijwe nk'uko byagakwiriye abagore bakiriye ubuntu bw'Imana, bagirana urukururano na basaza babo. Uvuga ngo bino Ellen White yabyanditse ababaye, afite agahinda, ariko kandi arimo aributsa abakobwa n'abagore yuko ayo mafuti bazayabazwa rwose, nta gushidikanya kurimo. Ibyo umuntu akora byose azabibazwa. No mu gitabo cy'Umubwiriza baranditse ngo imirimo abantu bose bakora niyo izabaherekeza mu rubanza. Rero ni ukuvuga ngo abagore n'abakobwa bagomba kugira amakenga by'umwihariko ku myitwarire bafite. Ikindi kintu hano bavuzemo noneho ni ikijyanye n'amagambo yabo. Ese amagambo umukobwa cyangwa se umugore ari kubwira abandi bagabo cyangwa abandi basore ni amagambo ameze ate? Ikindi, urukururano na basaza babo. Ikintu cyitwa gukururana mu gicakarongo barabona ko bakivuze cyane. Nkurikije umucyo Uwiteka yampaye, barumuna bacu nibahindure inyifato. Bakagombye kwifata cyane bakareka kuba incyomotsi. Izo ni zimwe mu nama noneho abagore n'abakobwa bagirwa. Bakareka kuba incyomotsi kandi bakimenyereza muri bo kugira isoni no kwirinda. Uvuga ngo tumaze kubona byibura ibintu bigera kuri 4. Kwitwararika mu magambo baganiriza igitsina gabo, kwitwararika mu buryo bakururana na basaza babo, abagabo ndetse n'abasore. Ese mukobwa ubitwaraho gute? Ni gute ukururana nabo? Iyo muri kumwe ubitwaraho ute? Mwicara mute? Musuhuzanya mute? Muganira mute? Mwifata mute? Ibyo byose ni ibintu abashiki bacu bagomba kwitwararikaho. Ikindi, kwirinda kuba incyomotsi, ariko kandi ngo bagomba kugira isoni bakirinda. Birumvikana n'ikimyambarire kirimo. Iyo myambarire, hari imyambarire ushobora kwambara uko ugenda ugusha abandi, niko nawe icyo cyaha kikubarwaho. Igihe abahungu n'abakobwa bahuye bavuga amahomvu menshi mu biganiro byabo. Abagore bavuga ko ari abakristo bakunda imigaryo, urwenya no gukwenkwenuka. Ibyo ntibikwiriye kandi bibabaza umwuka w'Imana. Iyo myitwarire igaragaza ko batagira kwera nyakuri kwa gikristo. Aho gushikamisha imitima ku Mana, bazana umwijima ukomeye, birukana abamarayika b'ijuru bera. Aya ni amagambo ababaje agaragaza ko abagore n'abakobwa benshi cyangwa se bamwe na bamwe usanga iyo bari kumwe n'abasore ni ukuganira ibintu bisekeje gusa, bakajya hari bagakwenkwenuka bagaseka gusa, ku buryo bigaragara yuko mu bwenge bwabo batarimo baratekereza Imana. Ibyo ngibyo rero ngo ntabwo bikwiriye kandi bibaza umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo amagambo yacu ubwacu, ibyo turi kuganiraho n'aho byerekeza, ibyo bituma abantu ngo batabasha gushikamisha imitima yabo ku Mana, ahubwo bizana umwijima ukomeye n'abamarayika bakigendera. Ibi rero ni ibintu byo kwitaho cyane, kandi ngo ibyo bintu baganira usanga bidatunganye, maze abo baroshye muri ibyo bibi bakagwa buheriheri. Ibyo biganiro ubwabyo, imyitwarire, indoro, imivugire, byose bigenda bigusha abasore n'abagabo ikinya ku buryo bashobora kugwa burundu ntibongere kweguka. Nibyo hano bavuze ngo abaroshywe muri ibyo ngibyo birangira baguye buheriheri. Reka kandi dukomeze dusesengure turebe imyifatire ya bashiki bacu, abakobwa, abagore. Ni iki w'ubuhanuzi uyivugaho, kandi uko turushaho kuyisesengura no kureba ukuntu abagore n'abakobwa bitwara by'umwihariko muri kino gihe, turaza kubona ko bifitanye isano ikomeye n'ibyabayeho mu gihe cy'umwuzure. Inshuro nyinshi abagore ni abashukanyi. Mu nzira nyinshi abagore bikururiraho abagabo bubatse cyangwa batari bubaka, maze bakabatera gukandagira amategeko y'Imana kugeza ubwo barimbura akamaro bari bafite mu murimo w'Imana no gushyira imitima yabo mu irimbukiro. Iyo abagore bazamuraga gusa urugero rw'imibereho yabo kandi bagahinduka abakozi bakorana na Kristo, icyitegererezo cyabo cyateza akaga gake, ariko uburenganenzi bwabo bwo kudasobanukirwa inshingano bafite ku muryango n'ibyo Imana ibasaba bitera icyitegererezo cyabo kwerekera mu cyerekezo kibi. Ubushobozi bukagabanuka n'umurimo wabo nawo ntugire ikimenyetso cy'Imana. Hano bari kwerekana ko inshuro nyinshi abagore ni abashukanyi. Niko Ellen White yanditse.
ariko kandi nawe ntabwo ari ibitekerezo bye bwite, nibyo Imana yamwishuriye. Inshuro nyinshi abagore, abakobwa ni abashukanyi. Hano baduha ingero zifatika, ngo usanga bakunda kwikururiraho abagabo bubatse ndetse n'abatari bubaka. Uyu munsi ntabwo umukobwa agitinya gukururana n'umuntu ufite urugo, umuntu wubatse, umuntu ufite abana. Kandi abandi bakobwa basigaye batanga inzitwazo, ati niba umuntu yubatse akabasha gutunga umugore we, agatunga abana be, njyewe ndi umwe ntabwo nzamunanira, nanjye azanshyira mu bandi antunge. Mutekereze iyo mitekerereze imeze ityo. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari dayimono ubwe uba uri kuvuga ibyo bintu, dayimono uri kukuvugiramo. Ariko ikindi kintu gihari, uretse kwikururiraho abagabo n'abasore, noneho ngo biragenda bikagera ubwo birangira ba bantu baguye mu gishuko cy'ubusambanyi, bakagwa mu byaha, kandi icyaha kimwe kibanziriza ibindi. Buriya ntabwo basambana gusa, bakorana n'ibindi byaha byinshi bitandukanye. Bikarangira wa mugabo umumaro we ngo urangiriye aho. Birimbura akamaro ngo umugabo yari afite, yaba ari mu muryango we, yaba ari no mu murimo w'Imana, kuko ubwo nta kindi kintu yongera kuvuga imbere y'abizera. Nta n'uwakongera kugira kumutega amatwi cyangwa aha agaciro ibyo ari kuvuga. Avuga ati uriya arambwira iki, kandi urugo rwe rwaramunaniye, ahora aca inyuma umugore we, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ariko kandi ngo n'uyu mukobwa nawe cyangwa se n'uyu mugore nawe ntabwo agenderaho, nawe agaciro ke karagabanuka, ndetse n'umumaro yari kuzagira uratakara, ubunenganenzi ndetse n'inshingano afite ku muryango n'ibyo Imana ibasaba, ibyo byose birazimira, ubushobozi bukagabanuka, n'umurimo wabo ntugire ikimenyetso cy'Imana. Hari abakobwa benshi bataye umutwe, abagore batagira umutima, batagira isoni, bafite impano yo kureshya, bishimira kubana n'abasore, bashakisha uko bashyeshyengwa n'abagabo, kandi bagatera abagabo bashyingiwe, bagatera abagabo bashyingiwe cyangwa abasore batarashyingirwa, bakabatera kubifuza. Bityo rero nimudahorana gushikama nk'icyuma, muhanze amaso yanyu Yesu, muzafatwa n'inshundura za Satani. Abagore nk'abahagarariye Kristo, ndabahendahenda, mwebwe muvuga ko mufite ukuri kw'iki gihe, ndabahendahenda kutigera mugirana umushyikirano na muke n'abanduye mu ntekerezo, kandi mugahunga ubucuti bw'abantu bayoborwa n'intekerezo zanduye. Mwanga urunuka ibi byaha byanduza, haba ndetse no mu biganiro byanyu mwitandukanye n'abashobora kwerekeza intekerezo zanyu muri byo, kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Zarwihereranwa, kuko ibyo byakwanduza umutima nk'uko amazi yanduye ahindanya umuyoboro anyuramo. Izi ni inama rero Erinaba itari gutanga, ni inama Imana iri gutanga mu bitabo by'umwuka w'abahanuzi, by'umwihariko kuri bashiki bacu abagore n'abakobwa. Barimo baraduhendahenda, bari guhendahenda abakobwa, abagore, mwebwe muvuga ko mufite ukuri kw'iki gihe, mugomba kwirinda kugirana umushyikirano na muke mugirana n'abandi mu ntekerezo. Mugomba guhunga ubucuti bubi, ibintu byose byerekeza intekerezo zanyu muri ibyo mugomba kubyirinda. Umugore wemera ko bavugira imbere ye amagambo adakwiriye cyangwa bamushimagiza, ntameze nk'uko Imana yifuza. Abagore bemera kugira urukururano cyangwa bakira ibitekerezo byanduye, ntibihesha agaciro gakwiriye umugore waremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo wa mugore wemera ko baza bakamubwira ibonetse byose, bakamubwira amagambo mabi, akayatega amatwi we akumva biramuryoheye, bakamushimagiza, bamubwira ukuntu ngo ari we mwiza wa mbere mu isi yose, ukuntu ngo aruta abakobwa bo mu isi yose. Nshuti muvandimwe, ibi bintu byitondere cyane. Byonyine ngo no gutega amatwi ayo magambo y'ubupfapfa, cyangwa se bamaze kubona ko ari amagambo ari kuganisha ahantu habi yo kugushyeshyenga kugira ngo mugwe mu busambanyi ndetse n'ibindi byaha bitandukanye, hakiyongeraho kwemera gutwarwa n'urukururano, ugakururana n'umugabo cyangwa se n'umusore mu buryo budakwiriye. Buriya nubwo mwaba mwaramaze kwemeza ko muzabana, hari urukururano mutagomba kugira, kuko nyine igihe kiba kitaragera, turaza kubirebaho. Ibyo ngibyo, uwo mukobwa ukora ibyo cyangwa se uwo mugore, ikintu cya mbere hano bavuze, bene uwo nguwo ntabwo ameze nk'uko Imana yifuza. Nicyo kintu cya mbere bavuze. Icya kabiri,
ntabwo we nawe ubwe yihesha agaciro gakwiriye umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo yihesha agaciro nk'umuntu nyamuntu, umuntu waremwe n'Imana ntabwo yihesha agaciro. Ubwo rero mukobwa nawe mugore ndakuraritse kugira ngo ano magambo urusheho kuyacukumbura. Njye nafashe ibihamya bimwe na bimwe, ariko icyigisho cyo kiragutse cyane kandi ni kigari. Ugomba kugisoma witonze usenga kugira ngo Imana igushoboze ibi byose ubashe kubisobanukirwa no kubishyira mu bikorwa. Noneho tugiye guhindukirira abagabo. Uko abasore n'abagabo nabo bashora abakobwa n'abagore mu busambanyi, ariko noneho tugiye no kureba ukuntu icyo cyaha kirushaho kuremera cyane iyo bikozwe n'umugabura cyangwa umuntu ufite inshingano zikomeye mu itorero. Tugiye kwifashisha amagambo aboneka mu gitabo cy'ubwoko bwa Gikristo, paje 293 ndetse na paje 294 mu gitabo cya Soft. Ni ku kagingo kavuga ngo niba umugabura agerageje kukureshya, ntabwo ari abakobwa gusa cyangwa se abagore bashora abagabo muri ibi byaha, ahubwo nk'uko bimeze ku bagore no ku bagabo nuko. Dufite n'abagabo birirwa bagusha igitsina gore. Kureshya kose nubwo kwaba kugihingutse umutwe, waba bikoze uwo ari we wese ukurarikira kwishimira mu cyaha cyangwa agutera kurenga imbibi washingiwe, akwiriye gufatwa nk'igitutsi gikomeye cyane gitesha agaciro umugore. Ni ukuvuga ngo kureshya uko ariko kose, kwaba gukozwe n'umugabo, umusore, ubikoze uwo ari we wese, yaba ari umwizera usanzwe, yaba ari umwizera ukomeye, yaba ari umuntu ufite impano zidasanzwe, umubwiriza ukomeye w'umugabura, ariko niba arimo arakurarikira kurenga imbibi washingiwe n'Imana cyangwa se n'ababyeyi bawe, ugomba kubifata yuko uku kureshya kwe kumeze nk'igitutsi gikomeye cyane kandi kigamije kugutesha agaciro. Aha rero naho abakobwa n'abagore bagomba kuhitwararika. Kugusoma ku itama bikorewe ahantu hadakwiriye cyangwa bigakorwa mu gihe kidakwiriye, ibyo ngibyo bigomba kugutera kwirukana iyo ntumwa ya Satani zinoswe. Ubwo izi ni inama nazo ziri guhabwa abagore n'abakobwa. Niba umuntu agusomye ku itama bikaba bikorewe ahantu hadakwiriye cyangwa bikozwe mu gihe kidakwiriye, ese igihe gikwiriye ni ikihe? Aha ngaha nicyo kintu twakwibaza. Igihe gikwiriye ni ikihe? Ni igihe mwamaze gushyingiranwa mukaba muri umugabo n'umugore. Ariko niba atari ibyo, nubwo mwaba mufite gahunda yo kuzabana, ariko niba igihe kitaragira, agusomye mu gihe kidakwiriye ndetse n'ahantu hadakwiriye, kuko ubwo hariho n'ahantu hakwiriye. Abantu bagomba kumenya ko bitwararika nuko bitwara muri sosiyete cyangwa se muri rubanda. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ubwabyo rero niba ubonye umuntu abikoze, nubwo yakwitwaza ngo ni umuntu wo mu itorero ukomeye abantu bose bubaha, ufite impano zitandukanye, iyo ni impamvu ihagije ikwiye kugutera kwirukana iyo ntumwa ya Satani. Ugomba kumenya neza ko hano harimo igishuko, kandi hano bavuze kugusoma ku itama. Ariko uyu munsi abantu ntabwo bakibyemera. Bati gusoma ku itama ntacyo bitwaye, n'abantu bose bari kunsuhuza nsoma ku itama. Ibyo ni ukwangirika. Ntabwo ariyo gahunda Imana yateganyije. Abandi bati kereka wenda aramutse agusomye ku munwa nicyo kibazo. Ariko uyu munsi Satani icyo akora, aragenda agafata iby'Imana yagaragaje ko ari ibintu bikomeye bigomba kwitonderwa, Satani akabyoroshya cyane akerekana ko ari utuntu dusanzwe. Gusoma ku itama nta kibazo kirimo. Ariko hano dusomye ko gusoma ku itama ubwabyo ni ikibazo. None ariko ubu abantu bararengera, basoma n'ahandi henshi hatandukanye, kandi akaba ari gusoma utari umugore we, akaba ari gusoma utari umugabo we, bigakorerwa mu gihe kidakwiriye n'ahantu hadakwiriye. Ariko hano nawe yaranditse ngo ibyo nubona bibaye, uzirukana iyo ntumwa ya Satani, uzamenye ko Satani ari kumukoresha. Noneho rero hano icyo bari kwerekana, yaba ari umusore yaba ari umukobwa uri kumva iki cyigisho, ibi mu byitwararike cyane, mu byitondere. None se niba n'umuntu usanzwe mudafitanye gahunda runaka, niba ari gutya uhora umusuhuza umusoma uko wiboneye kandi bidakwiriye, ese noneho yari umuntu mwapanze ko muzabana, ubwo umusuhuza gute? Turaza gusanga ko abasore benshi n'abakobwa birirwa bakora ubusambanyi bwo mu ntekerezo. Rero hano bagiye kwerekana, ese wa muntu aramutse abikoze, niba bikozwe n'ufite umwanya w'ingenzi, umuntu ukora imirimo yera, ariwe hano bisa umugabura, icyo cyaha noneho kikuba inshuro 10
kuba kibi kandi kigomba gutera umugore cyangwa umukobwa utinya kandi akubaha Imana, bigomba kumutera guhinda umushyitsi, atari uw'icyaha yashakaga ko mukora gusa, ahubwo noneho akanaterwa ubwoba n'uburyarya n'ubucakura bwagaragajwe n'umuntu wubashywe kandi uzwi nk'umugaragu w'Imana. Uvuga ngo niba icyo gishuko, icyo gikorwa atangiye kugusoma, atangiye gukora ibindi bikorwa bikuganisha mu cyaha, ibyo bituma icyo cyaha uburemere bwacyo bwikuba inshuro 10, kuko bikozwe n'umuntu wakabaye ahamya Imana noneho akayigaragaza no kurusha abandi, ariko uyu munsi akaba yabaye inshakura, akaba n'indyarya, nyamara yari umuntu wubashywe kandi uzwi, abantu bose bamuzi nk'umugaragu w'Imana. Niba bigeze aho umugabura w'ubutumwa bwiza ananiwe gutegeka irari rye ribi kandi akaba adakurikiza icyitegererezo cy'intumwa, bityo agasuzugura umurimo we no kwizera kwe kugeza ubwo yishimira mu cyaha, ntibikwiriye ko bashiki bacu bavuga ko bera batekereza n'akanya na gato ko icyaha cyangwa igicumuro cyagabanije gukomera kwacyo ngo ni uko umugabura wabo nawe yagikoze. Niba abantu bari mu myanya yiringirwa birunduriye mu gukora icyaha, ntibigomba koroshya uburemere bw'icyaha mu ntekerezo z'uwo ari we wese, yaba ari abo ngabo bagikoze cyangwa se bakiguyemo, yaba ari n'ubundi ushobora kubyumva ku ruhande. Ahubwo ibiramambu cyangwa se bitandukanye n'ibyo, iyo icyaha gikozwe n'abantu bagomba guhamya Imana, abantu bamaze kugirana umushyikirano ndetse n'isano ikomeye n'Imana kurenza abantu, icyaha cyabo kiraremera kikikuba inshuro 10. Ibintu birakomeye cyane, kandi ubwo n'igihano bagomba guhabwa ntabwo ntekereza ko ari igihano kigomba guhana n'icy'abandi. Uko ikosa riremera ni nako n'igihano kiremera, ariko kandi sinjye ubitekereza, ahubwo n'Imana yarabivuze ngo umuntu wese azahanwa akurikije ibyo yakoze. Icyaha kigomba kugaragazwa nk'igikomeye kandi nk'igishishana nk'uko byari bimeze batari bayagikora, kandi abafite intekerezo zitunganye kandi zihanitse bagomba kwanga urunuka no kwirinda uwishimira kuba mu cyaha, nk'uko bahunga babonye inzoka y'ubumara bwica. Iyaba abakobwa beraga kandi bakagera kubonera ko mu mitima bagashwishurije ibitekerezo byanduye bibageraho, nubwo byaba bikomotse ku mugabura wabo ku buryo atazongera kubisubira. Iyi niyo nama abagore n'abakobwa bahabwa. Ni ukuvuga ngo hano tubonyemo ibintu bibiri. Niba umugabura ananiwe kwitegeka agatangira kugushora mu nzira zigana mu busambanyi, ndetse yewe mukaba mwashiduka mwanageza aho ngaho, ariko twibuke ko icyaha cy'ubusambanyi gihera mu ntekerezo, turaza kubira mu kanya. Ni ukuvuga ngo izo nzira ubwazo Imana itangira kuzibara nk'icyaha. None ikindi kino hano bavuzemo, icyaha ntago cyoroha bitewe n'uko runaka ari we ugikoze. Niba tubonye umuyobozi w'itorero akoze icyaha, ntago bisobanuye ko icyo cyaha kitakiri icyaha, nta nubwo bisobanuye ko uburemere bwacyo bwagabanutse. Ahubwo noneho kuba ari umuyobozi bigomba gutuma cya cyaha kiremera cyane n'abantu bakarushaho kugitinya. Niyo mpamvu hano batanze inama ngo icyaha kigomba kugaragazwa uko kiri, abantu bakamenya uburemere bwacyo, bakamenya n'ingaruka zacyo n'ubumara bwacyo bwica. Ariko Satani ahenda abantu cyane, arabashukashuka akabayobya, abantu ntibite ku ngaruka z'icyaha ngo barebe naho kibagejeje, barebe ingaruka ziri muri iyi si, barebe ukuntu abantu bari kurwara indwara zikabica, barebe impanuka ziri kumara abantu n'ibyorezo bitandukanye, barebe ukuntu ubutaka bushyirima bukagwira abantu bagapfa, inkangu zigatenguka. Ariko umuntu ntabone yuko ari isomo rihoraho rihora rimwibutsa ukuntu icyaha ari kibi. Abantu ibyo ngibyo bakabirengaho, bagakomeza kugotomera icyaha nk'umuntu uri kunywa amazi. Ariko hano bavuze ngo iyaba abakobwa beraga, babandi bavuga ngo ni abakristo, babandi bavuga ngo bahora mu nzu y'Imana, iyaba koko beraga atari ibyo ku munwa, bakaba abakristo nyabakristo bagahamya, byajya bibatera kugira gute? Byajya bibatera gushwishwiburiza cyangwa se bakigizayo burundu, bagakura inzira ku murima umuntu wese uzanye ibyo bitekerezo byanduye, ndetse nubwo byaba bikomotse ku mugabura wabo, nubwo byaba bikomotse kuri pastor mu itorero cyangwa se umukuru w'itorero. Nta mukobwa n'umwe ugomba kumva ko afite umudendezo kuvuga ati ubwo se mbibwiwe n'umuyobozi muri korari, ubwo mbibwiwe n'umuntu ukomeye, noneho ubwo mbibwiwe n'umuntu wasomye ibitabo cyane, birashoboka ko uyu nguyu atagwa muri kino cyaha. Birashoboka ko ibyo nari ntekereje wenda byaba atari byo,
ati birashoboka ko uno muntu ubwo nsa nkaho ngiye gushukwa n'umuntu w'Imana, umuntu w'Imana ntabwo yanshuka, ahubwo wenda ubwo njye nari narabyumvise nabi, ariko ubwo ari uyu muntu w'Imana ubwo nta kibazo kirimo. Iryo ni ijwi rya Satani. Niba ikintu uzi neza ko Imana yakibujije, ntiwite ngo ninde ugiye kukigushoramo. Niyo yaba ari umubyeyi ukubyara, kizahora ari icyaha kandi kirushaho kuremera bitewe no kwirengagiza ibyo uzi neza. Ubu rero tujya kureba noneho inama zigirwa abasore n'abagabo ku bijyanye no kwirinda, kugira ngo nabo birinde kugusha abakobwa n'abagore mu busambanyi. Kandi tugiye kureba n'icyo bashobora gukora kugira ngo ibyo bintu byose babashe kubigeraho. Tugiye kureba mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo, paje 294 ndetse na paje 295 mu gitabo cya Soft. Ni ku kagingo kavuga ngo gukiranuka ku masezerano yo gushyingiranwa. Harimo inama by'umwihariko zagiriwe abagabo bubatse ingo, ariko turaza gusanga ko ari inama zifite akamaro cyane ndetse no by'umwihariko no ku basore. Mbega ukuntu umutware w'urugo agomba kugira amakenga menshi niba ashaka kuguma akiranutse ku masezerano yo gushyingirwa. Mbega ukuntu agomba kugira amakenga kugira ngo adatera mu bakobwa cyangwa mu bagore bashyingiwe ibitekerezo binyuranye n'umugambi uhanitse kandi wera w'amategeko y'Imana. Kristo atugaragariza uburyo ayo mategeko afite ubusobanuro bwagutse, agera no mu ntekerezo, mu byifuzo n'imigambi y'umutima. Aho benshi ntibayitayeho, ibyiyumviro byabo ntibiboneye kandi imico yabo ntiyera nk'uko Imana ibasaba. Ni ukuvuga ngo hano bari kurarikira umutware w'umutwe w'urugo agomba kugira amakenga akomeye cyane, agahorana amakenga y'uburyo bwose, akagenzura imyitwarire ye, uko ari kwitwara ku bakobwa, uko ari kwitwara ku bagore. Ese nta kindi kintu bibarebamo kidakwiriye? Ese niba uri umugabo, abandi bagore bashatse batari umugore wawe ubitwaraho ute? Ese nta bintu babwira cyangwa bakorera bishobora kubayobya cyangwa se bikagusha mu cyaha? Aha rero umugabo agomba kwitwararika cyane. Birumvikana rero ubwo no ku musore biramureba. Ese wa musore we ufite umukobwa mukundana cyangwa se ukaba nta n'uwo ufite, abakobwa bandi abo ari bo bose ndetse n'abagore ubitwaraho ute? Ugira amakenga angana iki kugira ngo utagira umuntu ugusha mu cyaha? Hano rero ku isura ikurikira baravuga ngo uko umuhamagaro wabo waba ungana kose, uko itaranto zabo zaba zirabagirana kose, Imana izabandikaho gukiranirwa kwabo, izabaciraho iteka kandi izabaciraho iteka ko ari abanyabyaha ruharwa, kandi ko bakwiye gusukwaho umujinya wayo kurusha abafite itaranto nto, abahawe umucyo muke kandi n'abari bafite imbaraga rukuruzi nke. Nahawe ubutumwa bwo kubwira abagabo bashyingiwe ngo mugomba guha abagore banyu bo babyeyi b'abana banyu urukundo n'icyubahiro kurusha abandi bose. Nibo mugomba kugaragariza ko mubitayeho kurusha abandi, kandi kugambirira ibyabanezeza nibyo bigomba kuzura mu ntekerezo zanyu. Nabonye ingo nyinshi aho umugabo atashoboraga kwifata kandi atiyubahaga nk'ibikwiriye umugabo waremwe mu ishusho y'Imana kandi ukwiriye kuba umwigishwa wa Kristo. Yirengagije kugaragariza urukundo, ubugwaneza n'urugwiro bikwiye umugore we yari yarasezeranije mbere y'Imana ndetse n'imbere y'abamarayika kazamukunda, kazamwubaha kandi akamuha icyubahiro mu kubaho kwabo kose. Ahubwo umukobwa wari umukozi wo mu rugo yitayeho, atangira kwirimbisha imisatsi ye mu buryo bureshya uwo mugabo, atangira kunezezwa nawe, amukunda urukundo rw'ubupfu. Ntiyongera kwita ku mugore we no kumugaragariza urukundo nka mbere. Nta gushidikanya ahangaha ni Satani wari uyoboye. Mwubahe abakozi banyu, mubagaragarize ubugwaneza, mubahe agaciro, ariko ntimukarenge ingabano. Reka inyifato yanyu ye kugaragaramo icyatuma bibwira ko mukeneye kugirana umushyikirano wihariye nabo. Aya ni amagambo akomeye cyane twumvishe. Ni amateka y'ibyabaye, ariko ntabwo ari ibyabaye hariya gusa, ni ibintu bigenda byisubiramo kenshi cyane n'ahandi henshi cyane. Twumva ngo nyirabuja yakundanye n'umusore ukora aho ngaho mu rugo, tukumva ngo umugabo nawe yakundanye n'umukozi wo mu rugo,
tukumva ibintu byinshi bitandukanye, ariko aya ni amateka ababaje y'ibintu byabaye, amateka ababaje cyane cyane, aho batubwiye uno mugabo wageze aho agatandukira inshingano ye. Bongeye kutwibutsa n'uburyo isezerano ribaho ku munsi w'ubukwe. Ririya sezerano ni isezerano rikomeye cyane, kandi noneho bongeye gushimangira ko ni isezerano ngo riba rikorewe imbere y'abahamya benshi. Iyo umuntu ari kurisezerana aravuga ngo ni isezerano ngiriye imbere y'abahamya bangana batya. Ni abahamya benshi, ni abahamya umuntu aba atazi umubare. Ariko noneho abari mu bukwe bo ashobora kureba abantu baje mu bukwe akagira ngo ni bariya gusa. Oya, hano batwibukije ko ari isezerano riba rikomeye cyane bamugiriye imbere y'abizera, imbere y'abayobozi b'itorero, ariko noneho ni imbere y'Imana Data, ni imbere y'Imana Mwana, ni imbere ya Mwuka Wera, ndetse ni imbere y'abamarayika. Ni isezerano rikomeye cyane, buriya kurirengaho uko byamera kose niyo mpamvu rikuzanira umuvumo, kuko ririya sezerano rirakomeye cyane, nta muntu ugomba kurirengaho. Ariko hano ikindi kintu batweretse ni uburyo abagabo by'umwihariko, reka duhere ku bagabo, abagabo bafite ingo, abagabo bubatse, baba bagomba kwitwararika cyane kuri iki kintu, bakitwararika mu buryo bukomeye cyane. Aha ngaha nk'uko tuba tumaze kubibona, tubonye yuko uno mugabo icyamubayeho nta kindi, yaratandukiriye rero we, inshingano ye agera harayibagirwa, ntiyakomeza kwita ku mugore we, kandi ngo rya sezerano twari tumaze kuvugaho, isezerano rikomeye cyane ryubashywe, Imana iha agaciro, ari impamvu buri muntu wese yagakwiye kuritekereza buri munsi, akibuka isezerano yagiranye n'umugore we, ndetse n'umugore akibuka isezerano yagiranye n'umugabo. Ahubwo wa mugabo ntiyakomeza kwita ku mugore we nk'uko bikwiriye, no kumuha ibikenewe byose nk'uko bikwiriye, ahubwo atangira gutwarwa n'umukozi wo mu rugo, byumvikana ko yari umukozi w'igitsina gore. Hanyuma rero wa mukozi nawe, hari abantu baba baratumwe na Satani rwose, nawe arabitegura neza, aririmbisha. Hano bavuze imisatsi, mwari muzi yuko n'imisatsi hari uburyo umukobwa yirimbisha kugira ngo areshye umugabo? Mwari muzi ko imisatsi nayo ubwayo ifitanye isano no kureshya mu bijyanye n'ubusambanyi? Hano nibyo twasomye, nibyo byabaye, batubwiye ibyo yikoze ku musatsi we, ariko birangira bireheje umugabo kugeza ubwo baguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Niyo mpamvu abantu benshi baravuga ati ariko ubundi imisatsi, ariko hano umwuka w'ubuhanuzi hari ikintu uba uvuze kandi gikomeye cyane, tugomba gukuramo isomo rikomeye. Ntugatekereze ko imisatsi ari ikintu cyoroheje. Niba Imana ifite icyo yakivuzeho, ugomba kugisoma ukakigenderamo ukagikurikiza, kuko kwirimbisha kose tugomba kwitwararika tukamenya bigendereye iki, kandi tukareba n'ingaruka bishobora guteza. Hari n'ibintu ngo tugomba kureka, atari uko ari bibi by'ubwabyo, ahubwo kuko bishobora kugira uwo bigira gute, bigusha. Ariko n'umugabo byarangiye acitse intege, aragwa. Ingaruka zabayeho nuko umugore we nyine atongeye kumwitaho. Ariko hano batubwiye ngo mugomba kwitwararika bikomeye cyane, kugira ngo bigende bite, babitubwiye. Mugomba kwitwararika kugira ngo yaba uwo mukozi ukora mu rugo, yaba n'undi mugore uwo ari we wese wo ku ruhande, yaba n'undi mukobwa uwo ari we wese, atazigera abona ko hari ikindi kintu mumukeneyeho kidasanzwe. Kuko uno mugabo nawe yaguye mu mafuti, nawe yagize intege nkeya, yagaragaje ko uwo mukobwa yumva nawe hari ukuntu amwitaho, amutekerezaho, amufata mu buryo budasanzwe, birangira baguye mu cyaha. Rero nshuti muvandimwe, reka noneho tuvuge no ku basore n'abakobwa. Niba uri umusore ukaba rwose ufite ukuntu ukururana n'abandi bakobwa, cyangwa se ugakururana noneho n'abagore bubatse ingo, ibyo byo biba ari na bibi cyane, bifatira irego. Ariko n'abakobwa nabo ni uko. Ugomba kwibaza mu mutima wawe, ukavuga ati ariko uburyo nitwara imbere y'uriya mukobwa bituma atekereza iki? Ese uburyo nitwara imbere y'uriya mugore bituma atekereza iki? Noneho bikaba bikurushaho iyo ubikora mu buryo bwihishe, ku buryo nta n'ikintu yatekereza, ariko wowe ugashiduka wamugejeje aho wifuza ko mugera. Icyo ni icyaha gikomeye cyane. Kandi hano noneho tugiye kurushaho kwimbika, turebe ese imyitwarire noneho hagati y'abasore, abakobwa, babandi bataranashyingirwa bagomba kwitwara bate? Abantu benshi baravuga bati, niba muri gukundana mukaba mwaragaragarije ababyeyi banyu ko mufite umushinga w'ubukwe,
ku mpande zose, ababyeyi b'umukobwa, ababyeyi b'umusore, ati nta kibazo, bikaba akarusho none iyo mwamaze no gusezerana mu murenge mutegereje umunsi w'ubukwe, ati mushobora gukora ibyo mwiboneye, kwitwara uko mwiboneye, mugasuhuzanya uko mwiboneye, mukitwara nk'ab'isi. Ibyo ninde wabibabwiye? Nta na hamwe byanditse. Abantu bafite amabwiriza akomeye bagomba kugenderaho kugeza ku munsi w'ubukwe, kandi na nyuma y'umunsi w'ubukwe bafite andi mabwiriza mashya. Rero hano reka duhere muri rino somo riboneka muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 27 kugeza 28. Yesu yaravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, njyeweho ndababwira yuko umuntu wese uriya mugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Yesu yabahishuriye ko gusambana ntabwo ari uk'umubiri gusa, gusambana gukorerwa mu bitekerezo niho guhera, kandi iyo kwamaze kugera mu ntekerezo, icyaha cy'ubusambanyi kiba cyamaze kwandikwa imbere y'izina ry'uwabikoze. Aha rero niho tugiye gusesengura tukareba n'ibindi bihamya byo mu mwuka w'ubuhanuzi. Turaza kwifashisha igitabo cyitwa Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce. Ni ukuvuga ngo ni ibihamya ku myitwarire ndangagitsina, ubusambanyi ndetse n'ubutane cyangwa se gatanya. Itorero ryacu ntabwo ryagisemura mu Kinyarwanda, ariko dufite umugisha w'uko abantu batandukanye bagenda bamenya indimi. Umuntu ashobora no kugisoma mu Cyongereza ukabasha gukuramo amakuru ukeneye. Ariko nanjye hano nafashemo amagambo runaka ngerageza kuyashyira mu Kinyarwanda, aho bavuze ku myitwarire runaka idakwiriye ikunda kuba hagati y'abantu batari bakora ubukwe, abantu batarashyingiranwa. Nyamuneka mwitwararike, mwitonde, kuko ibyo mukora Imana ibara nk'icyaha. Ugasanga umuntu aravuze ati njyewe sindasambana na rimwe, ndabishimira Imana, kandi mu mutima we yirirwa asambana, ni umusambanyi umwe mubi. Rero iri somo ubwaryo hari ikintu ribanje kutwereka, kureba umugore ukamwifuza. Reka duhere ku kijyanye no kureba. Uravuga ati njyewe rwose ntabwo ndareba umugore, iyo nciye hano nkabona umugore ari koga mpita mpindukira nkagenda. Ushobora kuba utaramureba amaso ku maso, ariko muri screen cyangwa se muri telefone ya cyangwa kuri machine cyangwa kuri televiziyo umaze kureba abagore bangahe? Icyo nacyo reka tukibaza. Abantu benshi bagerageza gufata ikintu bakacyoroshya. Oya, nta kintu na kimwe cy'Imana cyoroheje. Ibintu by'Imana byose birakomeye kandi bifite agaciro gakomeye. Ntukavuge ngo sindareba umugore, ati nta mugore w'abandi nayo nifuza. None se niba uhora wifuza buriya muri telefone, abo ureba muri mashine, abo ureba muri televiziyo, ntabwo ushobora kumbwira ngo ushobora kureba bambaye ubusa, aho uri buriya mu ndirimbo bambaye nabi cyangwa bambaye ubusa ukabifuza, ibyo bwabyo ubusambanyi. Abo ureba muri filime zitandukanye, filime z'inkundo ndetse na filime z'imirwano, biratangaje ko abantu bakora filime z'imirwano nabo ntabwo babura gushyiramo akantu k'ubusambanyi. Barwane, bicane, baranarasane, ariko bashyiremo n'agasene, agace runaka kari buzemo ibintu by'ubusambanyi, maze nawe ukabireba. Noneho bijya bigora imiryango imwe n'imwe ugasanga bari kubireba, ariko babona hagezemo ibyo bintu bakavuga ati se turabikuramo, turabisimbutsa, bakabura icyo bakora. Abana bicaye hariya nabo bari kubareba, abana bakarushaho kureba cyane bafite amatsiko, uti n'ibiki bigiye kuba. Ubundi ka gace bakagakata bakagakuramo bagakomeza, ariko umwana muri we agahita atekereza ibyabaye ibyo ari byo. Rero ni ukuvuga ngo mbere na mbere kureba umugore tutitaye aho uri kumurebera hose ukamwifuza, bya bintu uri kureba, za filime z'urukozasoni, za filime izo arizo zose, za ndirimbo wibwira ko ntacyo zitwaye, ziriya zose zituma wumva mu mubiri wawe uhindutse, ukumva irari rirazamutse. Biriya byose bituma umubiri wawe wifuza icyo gikorwa, ubusambanyi. Iyi ni icyaha uba ukoze. Niyo mpamvu by'umwihariko Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi tugirwa inama yo kwitwararika ibyo tureba, filime tureba, indirimbo tureba. Kandi binyuze muri uko kwitwararika uzasanga usigaranye amahitamo make cyane, ndetse hari igihe bizasaba yuko hafi y'ibintu byose warebaga ubihagarika. Hari igihe bizarangira bisabye ko buri kimwe cyose ugira gute ugihagarika. Rero nshuti muvandimwe, uretse n'ibi ngibi rero, ese bya bindi noneho ushobora gukora, bya bindi ushobora gukora bitandukanye, iby'ibikorwa nabyo ushobora gukora uri kumwe n'umukunzi wawe, mwitegura kurushinga,
ariko ukaba wabikora bikaba byagutera kwifuza ubusambanyi, cyangwa se umubiri wawe nanone ukumva hari ibindi byifuzo ugize. Ibyo nabyo nibyo tugiye gusesengura tukareba, kuko nabyo bibarwa nk'icyaha imbere y'Imana. Ubu rero noneho reka turebe amagambo yandi akurikiraho, turebe muri cya gitabo nari nababwiye. Turahera kuri paje yacyo ya 204 mu gitabo cya Soft. Ni mu gitabo cy'icyongereza turi bwifashishe. Niba ugifite unyarukira y'ubisome, uraza gusanga bihuye n'ibyo hano nasemuye mu Kinyarwanda, aho batweretse imyitwarire idakwiriye irangwa iba hagati y'abasore n'inkumi. Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce, page 204. Ku kagingo kavuga ngo isazi yafatiwe mu ndodo z'igitagangurirwa, cyangwa se a fly in a spider web. Imibereho yawe yahahise yanyujijwe imbere. Uyu nawe ati uri kwandika agiye kuduha bimwe mu byo yeretswe kugira ngo atange imiburo yiha abasore, abakobwa, abagabo n'abagore. Imibereho yawe yahahise yanyujijwe imbere yanjye, mbona ko ibuzemo imbaraga z'umutima zibasha guhangana n'ikibi iyo kije mu buryo bwo kureshya. Abagore bakugiriye icyizere nk'umuntu w'imbonera kandi ukiranuka, maze nawe wifashisha icyo cyizere kugira ngo winezezanye nabo, ubasoma kandi ukora n'ibindi byose babashaga kukwemerera gukora kuri bo, byuje irari n'iruba ry'ubusambanyi. Kandi ntiwabikoranye na mushiki wacu X gusa, ahubwo wanabikoranye n'abandi. Kandi umutima wanjye ubabazwa no kuzirikana ko wateye ikizinga kandi ukonona abarenze umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane, ukoresheje amayeri yawe yuje ubucakura no kubabwira utugambo dusize umunyu ndetse no kubakorakora. Ari byo byayoboye ubugingo bwa benshi mu kuzimira no kubatwa n'ingeso mbi. Hano twumvishamo ibintu bigera nko kuri 3. Reka twumve n'iyi nkuru ya kabiri y'irindi yerekwa nawe ati yahawe, rifite aho rihuriye n'ibingibi turi kuvugaho. Yaranditse ati ubwo nari ndi i Burayi, ibyarimo bibera muri ahantu runaka byagaragajwe imbere y'amaso yanjye. Ijwi ryarambwiye riti nkurikira nkwereke ibyaha bikorwa n'abafite inshingano zikomeye. Nanyuze mu byumba bitandukanye maze ndakubona wowe murinzi wo ku nkike z'i Siyoni, ubwo wari urimo gushyikirana cyane n'umugore w'undi mugabo, uri kugambanira inshingano zera, kandi wari urimo urongera kubamba umwami wawe. Mbese wigeze uzirikana ko hari umurinzi wera wari urimo kureba ibikorwa byawe bibi, abona ibyo ukora kandi yumva amagambo yawe? Mbese wigeze uzirikana ko ibyo byose byanditswe no mu bitabo byo mu ijuru? Uwo mugore yari yicaye ku bibero byawe, wari urimo kumusoma nawe akagusoma, andi mashusho ateye isoni, indoro yuzuye iruba n'imyifatire idahwitse byagaragajwe imbere y'amaso yanjye, kandi ibyo byose byanteye ubwoba bwinshi mu mutima wanjye. Ukuboko kwawe kwari kumufashe mu mugongo, kandi amarangamutima mwagaragarizanyaga yari afite rukuruzi y'ubushukanyi. Nyuma yaho igitambaro gikingiriza cyakuweho mu maso yanjye, maze nkwerekwa uryamanye na mushiki wacu N. Umuyobozi wanjye yaravuze ati icyaha, ubusambanyi. Ibi nabyo biboneka muri Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce, page 152 mu gitabo cya Soft. Aha rero bagarutse ku kintu cyo gusomana. Gusomana ni inzira, ni ikimenyetso cyerekana ubusambanyi. Niba mutarashyingiranwa, mukaba mutari mwahabwa uburenganzira ku mugaragaro, mukaba mutari mwatanga ubuhamya imbere y'abamarayika bera yuko muhindutse umugabo n'umugore koko, kandi ko ari Imana ibafatanyije, ibi ni ibikorwa cyangwa se ni ibintu by'umwihariko byihariye bigenewe abashyingiranywe gusa, ntabwo bigenewe abasore n'inkumi. Nta nubwo bikwiriye kuba hagati y'umugabo n'abagore b'abandi, cyangwa n'umugore n'abagabo b'abandi cyangwa abasore. Muri ubwo buryo bavuze ikintu cyerekeranye no gusomana. Muri aya mashusho batweretse ipica z'ibi bintu byagiye biba, mwabibonye ko biriya byose ntabwo bikwiriye. Uyu munsi abasore baravuga bati bino bintu nta kintu Imana yigeze bivugaho, gusomana nta kibazo, kumuterura ukamushyira ku bibero,
akakwicara hejuru yagusuye nta kibazo. Nta kintu na kimwe Imana itavuzeho. Ushobora kumva kino gitabo ari ubwa mbere ucyumvisha, ariko gisanzwe gihari, kimaze imyaka myinshi gihari. Ahubwo kuba utari wagisoma ni icyerekana ko nyine Satani hari amakuru menshi aba yaraduhishe kugira ngo tugume mu byaha, ariko ibi ni ibyaha, ubu ni ubusambanyi. Namwe mu bitekereze, aho uyu munsi baravuga ati twe turakundana nta kibazo, bakagenda bafatanya inzira yose, undi amufasha ahantu hatandukanye, ntabwo ndi buze kuhavuga, cyangwa akamurirwa amufasha mu mugongo, undi amufasha mu gituza, imibiri yabo bigatangira guhinduka, amarangamutima akazamuka mu mubiri, maze umubiri ugatangira kwifuza igikorwa cy'ubusambanyi. Iyo umaze kubyifuza, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bamaze gusambana nawe mu mutima. Noneho uretse n'ibyo, uko gusomana bakuvuze, hari n'ibindi byinshi. Twabonye n'urugero rw'uwa kabiri, aho yari amwiciye ku bibero, umwe asoma undi amusoma. Ibi byose ni ibikorwa by'ubusambanyi. Niba abubatsi ingo bivuga yuko babikoresha bari kwitegura igikorwa cyo kuryamana, ese wowe kutarashyingirwa, wowe ukaba uri umusore, wowe ukaba uri umukobwa, cyangwa wowe ukaba uri umugabo ariko ukaba uri kumwe n'umugore w'abandi atari umugore wawe, muri gusomana, muri kwitegura ikihe gikorwa? Niba ari igikorwa gifite ikindi gitegura, mwe muri kwitegura iki? Niyo mpamvu nta muntu ugomba kuvuga ngo umuco ntabwo wigeze utangwa. Ni gute ushobora kuba, sinzi ukuntu wenda urundi rugero natanga, reka ndibe nk'urundi rugero natanga. Ndatanga uruhera, reka dufate urugero. Niba abandi bashobora kwishyura amafaranga y'ishuri kugira ngo umwana wabo ajye kwiga, wowe niba nta mwana ufite, ni gute nawe turi buze kugusanga muri banki bagiye kwishyura amafaranga y'ishuri y'umwana wawe kandi nta mwana ugira? Bishoboka bite? Urwo rugero ntanze ruhuye neza n'ibi ngibi turi kuvuga. Ese uwo muntu murimo murakurana gutyo, mukicara mu buryo budasanzwe, ukamukikira, ejo ukamuheka, ejo wajya kumusura akakuryama ku birenge, ese mwarashyingiranwe? Ese ibyo bikorwa murimo muvuga ngo oya, ngo none se ngo ugomba kumusuhuza ngo mu buryo budasanzwe, abantu bose bakabona ko ari sheri wanjye, uko kumusoma no ku itama twamaze kubona ko bidakwiriye. Wowe urarengera ukamusoma no ku munwa. Ese niba abandi babikora bafite igikorwa bari gutegura kuko bashyingiranwe, mwe muri kwitegura iki? Niyo mpamvu ibyo byose, inshuti musore, inshuti mukobwa, wowe uri kumva iki cyigisho, bino bihamya biragaragara, ingero zaratanzwe, yaba ari mu gitabo cy'ubwoko bwa Gikristo, yaba ari muri kino gitabo cya Testimonies on Sexual Behavior, barabigaragaje ko rwose nujya no mu gitabo cy'icyongereza ukandikamo kissing, uzabibona, bazakwereka ibihamya byinshi bivuga kuri iyo ngingo ya kissing, gusomana ntabwo bikwiriye. None niba ibyo bafata ko byoroheje byo gusomana bidakwiriye, mutekereza ko ibindi byose ukundi kuntu mwitwara byo bikwiriye? Rero niyo mpamvu hano nababwiye ngo ikintu cyose wakorana n'umukunzi wawe, nubwo waba utekereza ko cyoroheje, cya kindi kiri butume imibiri ihinduka, ukumva hormone zirazamutse, ukumva emotion zirazamutse, ukumva hari uburyo runaka wifuza ko wakwigumira muri icyo kintu, ukumva umubiri hari ukuntu uri kunezeza umubiri wawe, nyamara uri kumwe n'umuntu mutarashye, nubwo mutajya mu buri ngo musambane, Imana iba yamaze kubara gusambana. Rero nshuti muvandimwe, iki cyaha kireze cyane. Abasore n'inkumi batakigira kwitegeka, batakigira kwiyubaha, n'abatekereza ko babigira bose bisanga muri ibi byaha, kuko bapfa kwitwara uko babonye, bavuga bati uko byamera kose twe turakundana nta kibazo. Ariko ikibazo kirimo gikomeye cyane. Niyo mpamvu umuntu ararekera kugumya kwitegeka, kwitwararika bikomeye, kuko Imana ifite icyo yabivuzeho. Tugana ku musozi w'icyigisho rero, twari twabivuze ko turi buze kureba, twamaze kubona ibyabaye mu gihe cyo kwa Nowa, twarebye ibiriho ubu ngubu, ari nabyo bizatuma n'ubundi biriho cyane. Niyo mpamvu isi izongera ikanarimburwa, igihe cyose gukiranirwa kw'abatuye isi kukazamuka kukuzura igikombe cyo gukiranirwa, Imana iba yiteguye kumanuka ikarimbura isi. Ariko nubwo abandi bazarimburwa, nshuti muvandimwe, reka nkurarikire kugira ngo wowe wihane, ibi byose ubicikeho, n'undi ubiziho umugire inama.
none uzi neza ko kino cyigisho gishobora gufasha umugire inama kugira ngo batazarimbuka ahubwo azasanga yiteguye. Rero turi gusoza dushobora kwibaza tuti kurya no kunywa ubwabyo hari ikibazo kirimo no gushyingirwa? Reka turebe mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo paji 102. Nuko abantu baravuga uti nta cyaha kiri mu kurya no kunywa ubwabyo cyangwa mu gushyingirwa no gushyingira. Mu gihe cya Nowa gushyingirwa kwari kwiza, na n'ubu kandi gushyingirwa ni kwiza. Icyo ngicyo reka abantu bagitahane, ntimwumve ko twabirwanyije cyangwa twabikuyeho. Na n'ubu gushyingirwa ni kwiza n'abakinnyi yanditse, ariko hari amabwiriza agomba gukurikizwa. Ese ni ryari ubukwe bushobora kubarwa nk'ubwera imbere y'Imana? Reka turebe mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo paji 102 mu gitabo cya Sofi. Nawe yaranditse ngo igihe umuco wera n'amategeko yo gushyingirwa bizaba bisobanutse, noneho ubwo bizemerwa n'abo mu ijuru, kandi amaherezo azaba kunezerwa impande zombi, kandi Imana izubahirizwa ihabwa icyubahiro. Amen. Ingingo ya nyuma dushobora kwibazaho, mbese Yesu yigeze ahatira abantu kubaho badashyingiwe? Hari abitwaza isomo rya Pawulo aho yavuze ngo ibyiza ni uko mwamera nkanjye, ariko iyo usomye kiriya gice cyose birasobanutse. Ntabwo Pawulo yabujije abantu gushyingirwa. Ariko noneho hano reka turebe umwuka w'abantu ubivugaho iki. Ese nawe yabyanditseho iki? Mu rugo rwa Gikristo paji 102 mu gitabo cya Soft baranditse ngo abazirikana ko gushyingirwa ari kimwe mu mpano zera zatangijwe n'Imana kandi kukarindwa n'itegeko ryera ry'Imana, bazajya bayoborwa n'amategeko atunganye. Ntabwo Kristo yigeze ahatira abagabo abo ari bo bose kubaho badashyingiwe. Ntiyaje gukuraho isano yera yo gushyingiranwa, ahubwo yaje kuyerereza no kuyigarurira kwera kwayo kwa katanga ka mbere. Anezerwa abo urugo rw'imiswemo urukundo rutunganijwe kandi rutikanyiza. Rero nshuti muvandimwe, Kristo ntabwo yigeze akuraho no muhango, kandi uramutse kuri icyigisho twize ubushize turi kwibaza ese ubukwe no kubyara abana muri kino gihe ni iby'ubwenge? Twe turi gusesengura ibihamya bitandukanye bya Renoweti, naho twabibonyemo Imana ikunda ubukwe kandi nta nubwo izigera ibubuza igihe cyose ari ubukwe bwera buhiriwe n'ijoro bukurikije gahunda z'ijoro. Rero Imana igufashe, niba ubiteganya, niba ubutekereza, niba utekereza kugira ubukwe, kugira urugo, wisunga Imana cyane. Kandi bino bitabo byose byandikiwe by'umwihariko abasore, ubicukumbura ubisome kuko niwe byandikiwe. Kandi nutabisoma uzakomeza ukora ibidakwiriye kandi uzakomeza ubarweho ibyaha bitandukanye bishobora kuzakurimbuza. Niyo mpamvu urarikirwa gusoma no gucukumbura, atari ibyo gusa, ndetse n'ibindi bitabo byose bituganisha ku ijambo ry'Imana kugira ngo imibereho yacu ihinduke mu buryo bwose, ariko uburyo bwiza, uburyo Imana ishima, uburyo butuma turushaho kwitegura kugaruka kwa Yesu uri hafi gutunguka ku bice byo mu ijuru. Rero tugana ku musozi w'icyigisho cyacu, reka twongere twubahe Imana kandi dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane ko uhabaye nk'Imana, uratwigaragarije, utunguye byinshi, uduhishuriye byinshi cyane. Turafashijwe, udufashe by'umwihariko yaba ari abasore, abakobwa, yaba ari abagabo, abagore, twese uduhe kongera kwitekerezaho, dusuzume imibereho yacu. Ibyaha twakoze tumaze gusobanukirwa nonaha, tugusabye imbabazi ngo ubitubabarire, ariko tugusabye imbaraga yo kubicikaho no kubigihana burundu, kugira ngo duhinduke urugero ruzima Yesu yishimira, urugero ruzima ruzatuma abandi nabo bahindukirira Kristo. Ibyo nibyo dusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.